Amahoro y'Imana bene data, turabaramukije tubifurije kugubwa neza, Uwiteka abahire. Twatangiye ejo icyigisho kitubwira ngo kwita ku mbabazi z'Imana. Turagarutse kandi mushiki wacu watwigishije niwe ugiye no gukomeza. Ariko hari abagezeho bwa mbere, reka tubasabe mukore subscribe kugira ngo tuzahorane. Amazina yanjye nitwa Kwigize Jean Pierre. Ubwo ndabwira abahageze bwa mbere, abandi bo turamenyeranye, ariko reka twakire na mushiki wacu ndetse na mwene data babibwire ahageze bwa mbere kugira ngo dukomezanye tuziranye. Ni karibu rero. Yego murakoze bene data, nitwa Mukandutiye Rusi, kuwo mumenyeranye n'ejo mwari kumwe, kaba mbararikiye kugira ngo tubane muri ibi byigisho, kandi turabakunda, kandi ibi byigisho byungura imitima yacu, n'ukuri tujye dukomeza kubisangirira hamwe. Mwakoze cyane, reka twakire na mwene data. Nitwa Mugabo Emmanuel, namfatanya n'abavandimwe kubagezaho ibi byigisho. Imana iduhana umugisha. Barakoze cyane, reka Mugabo n'ubundi asenge kugira ngo dukomeze n'ibi byigisho. Karibu Mugabo, banza usengere. Data twese uri mu ijuru, turagushimye kandi turaguhimbaje, tugushimiye imbabazi zawe n'ubuntu tugaragariza uko bukeye n'uko bwije. Urukundo rwagaragarije mu mwana wawe, urwo narwo turarubona uko bukeye n'uko bwije. Turakwinze kugira ngo imitima yacu icishirijwe bugufi kwakira ijambo ryawe, maze ritubere ameneze yo kukunda no kugukorera, nugaruka tuzishimira kugusanganira mu izina rya Yesu. Amen. Arakoze Mugabo, reka nanone tunamusabe Mugabo akomeze atwibutse ingingo twizejo. Noneho tubone twakire mushiki wacu adukomereze n'ingingo y'uyu munsi. Arakoze, ngira ngo ejo turi kumwe twarebeye hamwe ingingo ivuga ngo iminsi yo kugendererwamo. Twabonye neza yuko hariho umuntu bita A na B. Abo bantu bari bafite imico ijya guhura. Imico yabo rero yari yo kumva imiburo n'imicyaho biturutse ku Uwiteka, bakabyumva ariko gushyira mu bikorwa bikabura. Icyo nicyo cyabaye ikibazo rero. Imana irababwira rero ngo barizize, ibagereranya n'ubwoko bwayo bwa Isiraheli. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Reka rero tumaze kwibuka ibyabariya bene data n'imiburo twagiye dukuramo yuko natwe dukwiriye guhibukira, kuko impano zacu Imana izazitubaza niturangara nk'aba bene data. Reka rero twakira mushiki wacu Rusi, noneho akomeze n'ingingo y'uyu munsi. Karibu. Murakoze cyane. Uyu munsi tugiye kwigana ingingo itubwira ngo imitego ihishemo ubucakura. Kuri A, ni gute umwanzi ahora yerekeza abizera mu irimbukiro? Iri somo turaribona muri Hoseya 9:8, 9 n'uwa 17. Reka dusabe mwene data Mugabo adusomere aya magambo twese twumvireho. Hoseya igice cya 9 umurongo wa 8, hari amagambo avuga ngo Efurayimu ni umurinzi uheza Imana yanjye. Ubukira bategetsa inyoni butezwe ku nzira zose. Aho umuhanuzi anyura, urwango rwabo ruramukurikirana no mu nzu y'Imana. Umurongo wa 9, biyanduje bisayishije nko mu gihe cy'Igibeya. Izibuka gukiranirwa kwabo, izabahanira ibyaha byabo. Ubwo turasimbuka dusoma no ku murongo wa 17. Umurongo wa 14 baravuga ngo Imana yanjye izabaca uko batanyumviye, kandi bazarorongotanira mu mahanga yose. Akoze cyane. Aha haragaragaza rero ni gute umwanzi ahora yerekeza abizera mu irimbukiro. Ahantu mwese numvise ko ari irimbukiro. Rero Imana iratuburira ko tugomba kwirinda iririmbukiro. Kandi tubonye ko Isiraheli ya kera uko byayigendekera, rero tuvuga Isiraheli ya kera, igihe cyabo cyarabayeho kirebaho nk'uko natwe turiho muri iki gihe. Ubu rero ni twebwe turimo turabwirwa. Rero tukwiriye kwirinda ndetse kurenza nuko ho byari bimeze, kuko twe turi mu gihe kiruhije cyane, kuko nitutirinda tuzarimbuka. Rero tukaba tugiye gukomeza ku magambo hano yo hepfo atubwira imitego ihishemo ubucakura. Ndararika ababyeyi bose bari kuri channel yacu
abazayizaho mu by'ukuri kugira ngo tugerageze tubikurikirane neza, kuko imitego ihishemo ubucakura kenshi ihera mu muryango. Niyo mpamvu ndarika imiryango kugira ngo yite kuri iki cyigisho mu by'ukuri, kuko Imana ijya kureba itorero, ijya kureba ikihera mu muryango, kugira ngo tugire abana bazima, kugira ngo tugire imiryango mizima, byose bihera mu rugo, uko tubayeho n'uko tubarera. Twagiye hepfo haratubwira ngo ntabwo ndi buyasoma yose, ariko mu by'ukuri iri ryigisho ni ryiza, waba usengera muri twebwe, waba utasengeramo, aka gatabo rwose ukaguza iri ryigisho ukarigura, ryagufasha utanashingiye ku idini runaka, kuko kugira ngo turyige, kugira ngo wige ijambo ry'Imana, ni inyungu zawe, ni inyungu z'umuryango, ntabwo ari inyungu z'amatorero. Haratubwira hatya hati Satani yagiye agira ububasha bukomeye ku ntekerezo z'ababyeyi abinyujije mu bana babo batatojwe ikinyabupfura. Icyaha cy'ababyeyi birengagiza uburere bw'abana babo cyanditswe imbere y'amazina y'ababyeyi benshi baruhuka isabato. Aha narahize numva ndatinye cyane, kuko icyaha cy'ababyeyi n'abana ni kimwe, Imana ikirebera ahantu hamwe. Umutima w'amazimwe no kuvuga ibihimbano ugamije gutera abandi urubwa ni kimwe mu bikoresho byihariye Satani akoresha kugira ngo abibe amacakubiri n'amakimbirane, kugira ngo atandukanye inshuti, ndetse ashegeshe ukwizera kwa benshi bafitiye ukuri kw'amahame tugenderaho. Bene data na bashiki bacu baba biteguye cyane kuvuga amakosa n'amafuti batekereza ko abandi bakora, ariko cyane cyane abagiye batanga ubutumwa bwo gucyaha n'imiburo bahawe n'Imana, bakabutanga bakomeje. Nshuti bavandimwe bene data, ibi bintu by'amazimwe, ibintu by'urubwa, ibi bintu kubivuga wicaranye n'abana mu by'ukuri muri saro, aho muri hose, uvuga ku bakozi b'Imana bashinzwe umurimo, ibi bintu ni icyaha gikomeye cyane kibarwa ku babyeyi kandi bambuje abana babo. Ndinginga mwene data hano, abakuru n'abatoya, ababyeyi, dore ko kenshi iyo turi mu ngo ibi bitaramo bikunda kuza, ibi bintu bikwiye kwirindwa burundu, kuko tubonye neza ko byandikwa imbere y'amazina y'ababyeyi babo. Iki ni icyaha rero tutazabura kubazwa n'Imana. Nasaba kugira ngo umuntu uzi ko ibi bintu byabaye agombye kubyihana, ndetse agahera aka kanya ahindura mu by'ukuri. Abana baba bantu bitotomba babatega amatwi babishishikariye, maze bakakira uburozi bwo kutishimira ubuyobozi. Kenshi iyo twicaye ku meza, haba aho turi hose, ugatangira kuvuga umuyobozi n'ububi bwe, icyo gihe aba ari uburozi nyabwo uri kuroga abana bawe. Ntibongera kwishimira uwo muyobozi, ntibongera kumukunda, ndetse ntiyanahagarara imbere ngo abigishe, kuko baba baramaze kumuhagaho ibibi. Rero nibone naho umuyobozi yaba ari mubi, si marayika, turi abantu, ashaka kuba atameze neza, ariko ibyo bintu wagombye kubyihumanira ntubivuge abana bawe bumva. Dukomeze. Ni muri ubu buryo ababyeyi baba bafunga inzira zajyaga gukoreshwa kugira ngo imitima y'abana igerweho. Ni imiryango ingana iki iteranira ku mafunguro ya buri munsi, iri kuvuga amagambo yo gushidikanya no kunenga abandi. Ababyeyi babiba imico inshuti zabo, nuko bakayigabura nk'ifunguro riherekeza andi mafunguro. Mu by'ukuri ugabuye ibyo kurya, urangije ushyiraho n'ibyo kunengana, n'ibyo gushidikanya. Ubwo iryo ni irindi funguro Imana ikwandikaho wagaburiye abana bawe, kandi ifunguro uzabazwa. Mu by'ukuri rero rwose aka kaga tukirinde. Kuri Bene haratubwira ngo nuwuhe muzi wabaye intandaro yo gucogora kw'Abisirayeli mu by'umwuka. Isomo turabona muri Hoseya igice cya mbere, Gutegeka kwa 2:8-11-14. Kadusabe mwene data mugabo adusomereho twese twumvireho.
Arakoze mushiki wacu. Iri somo ryo muri Hoseya 1:10 hari amagambo avuga ngo Isiraheli ni uruzabibu rurumbuka rwera imbuto zarwo, imbuto ze nyinshi zamuteye kugwiza ibicumuro, uburumbuke bw'igihugu cye bwamuteye kwiyubakira inkingi nziza z'ibigirwamana. Noneho tugiye mu Gutegeka kwa kabiri rero, igice cya 8 umurongo wa 11 kugeza ku wa 14 hari amagambo avuga ngo wirinde ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe ngo utitondera ibyo yategetse n'amateka yayo n'amategeko yayo ngo utegeka uyu munsi. 12 numara kurya ugahaga ukamara kubaka amazu meza ukayabamo. 13 inka zawe n'imikumbi yawe n'ifeza zawe n'izahabu zawe n'ibyo ufite byose bikaba bigwiriye. 14 maze uzirinde umutima wawe we kwishyira hejuru ngo wibagirwe Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa, yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa. Ngira ngo iryo somo ryo mu Gutegeka kwa kabiri nuko nguko ritubwira. urakoze cyane. Mu by'ukuri aha ngaha naho ni umuburo. Imana iduha imigisha myinshi, ariko mu by'ukuri muri iyo migisha yaduhaye ubukire, ubutunzi, dushobora kubidamararamo tukibagirwa Uwiteka. Ariko aha turabwirwa umuburo yuko tutakwiriye kwibagirwa Uwiteka, kuko twibagiwe Uwiteka nibyo ridutera gucogora. Kandi uyu muzi wabaye intandaro yo gucogora kw'Abisiraheli mu by'umwuka babigezemo baravuyarara, bituma bibagirwa Uwiteka. Rero natwe turabwa umuburo wo kwirinda aka kaga bahuye nako, kugira ngo nitujya duhura n'imigisha y'uburyo bwinshi muri ubu buzima tutazibagirwa Uwiteka. Ubwoko bw'Abisiraheli nk'abari bahagarariye Imana bivukije amahirwe akomeye bari bafite, bibagiwe Imana maze bananirwa gusohoza inshingano yera bari bahawe. Iyi nshingano rero natwe turayifite, iyi nshingano kugira ngo tuyikore nk'abahagarariye Imana hano mu isi ni ukwirinda kugira ngo tutagwa mu kaga nk'ak'Abisiraheli baguyemo. Murakoze cyane rero bene data, namwe ni karibu mukomeze munganire kugira ngo turusheho kumva neza. Urakoze cyane Lucy. Imitego ihishemo ugucakura rero, Satani agenda mu gucakura mu isi kugira ngo arimbure, kandi ntabwo aba agamije guhita kurimbura, ahubwo afite umugambi w'uko yakugira igikoresho nk'uko tubibonye muri iyi ngingo, ukirimbura ukarimbura n'abazagukomokaho, nabo bakarimbura abazabakomoka. Ubundi niyo ntego ya Satani. Rero mukuri byumve kandi shyire mu bikorwa byo kurwanya kwihangana, kutavuga abayobozi, kutanegura ab'Imana izakoresha kugira ngo batubwiririze abana, ab'Imana izakoresha kugira ngo batubwiririze abagore n'abagabo. Burya ni igihombo tuba tugize. Rero Imana shimwe cyane kubw'ibi byigisho. Reka twakire Mugabo Emmanuel agira icyo yunganira gitoya kuri iki cyigisho, maze dusoze iki cyigisho. Karibu Mugabo. Yarakoze umuvandimwe ko mu mwanya kuri iyi ngingo y'uyu munsi iri kuvuga imitego ihishemo ubucakura. Buriya nyine umwanzi Satani nyine agira imitego, ariko noneho hano ubucakura bari gushaka kubitubwira ni ukuvuga ngo Satani ashuka ababyeyi ariko akifashisha abana. Urumva umwana wawe aje kugushuka byaba ari ikibazo gikomeye cyane, ntabwo uwo mutego wapfa kuwusimbuka. Noneho rero hano bagatugaragaje neza yuko igihe ubutunzi cyangwa se ibyo uri gushoramo amaboko biguhiriye, ahanini nibyo biri kutugusha, biri gusha abakristo benshi. Noneho bigatuma bava ku Mana. Kubera iki? Kubera yuko hari igihe ujya mu kazi ugasanga akazi ugiye gukora bakaguha nka promosiyo kukubwira ngo ujye kwiga. Icyo gihe niba ugiye kwiga uzakora amanywa, hanyuma nijoro ugira gute ucye kwiga. Icyo gihe rero ntabwo uzabona umwanya wo kurera b'abana, uzashyiraho umukozi. Umukozi rero agiye kurera umwana amuha imico nyine y'umukozi, ntago amuha imico y'umubyeyi.
ubwo rero nibwo bucakura Satani ari gushyira mu bantu, kubera yuko urumva niba ubonye akazi ukabona no kwiga si amahirwe se, ariko harimo ikintu cyihishemo kiri buze gutuma utabaza kubona umwanya wo kurera umwana wawe ngo umutoze imico myiza izatuma abasha kuzakomeza mu bive by'Imana. Ubwo rero ni ubucakura Satani arimo arakoresha. No umwana rero namara gukura we azaza kwiyoborere mu nzira za Satani, kandi uzabyemera kuko ntiwabyanga. Wamaze kubitera urabibiba, birakura, ugiye kubisarura. Akaga gakomeye cyane. Reka duhe n'ingingo dusoreze hano, kuko ibyigisho byacu nakagaruka n'umunsi w'ejo tuzaba turi kumwe. Tubashimiye uburyo mudufashije, Imana ibahe umugisha cyane, kandi dushimire nabo tubana umunsi ku wundi. Mugire ibihe byiza n'umunsi mwiza. Ibyigisho byacu nakagaruka. Barakoze cyane.